Mwiriwe neza nshuti zacu, turabaramukije isalamu nyinshi, aho bwije ni mwiriwe, kibisanzwe namwe aho bukeye ni mwaramutse, titwabibagirwa turabazirikana, cyane abakomeje kwiyabonesha, niko kujaga kwiyabonesha ku iduka. Kwa kundi ugira akaduka kahuza wihengekaho mu gihe shangirente. Hari umuntu mperutse kubona wavuze ngo nimba ugira umuntu nyine uzogira uko akugenza, uwo nawe ni umugwaza muri iyi si. Nyako ni umugwaza. None ga twese muri iyi si turagwaye twese. None ga dukeneye ba muganga. dusuhuje abagwaza. Abagwazaga muganga se yo guhika inini akagenda, ariko umugwaza azamenya nimba umuriro wabaye mwinshi, nimba ikinini cyagufashe, akakuzanira n'ibyo ko kwitaho byo kurya. Dusuhuje abagwaza, namwe mwiyabonesheje hano muri abagwaza bacu, turabaramukije kandi turabakunda, muri ab'agaciro cyane. Nawe utaraba umugwaza wacu, ngwino turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo tujoyininge, nta kibazo kirimwo. Timwibagirwe gukora kuri ka gakumwe nyamuneka, kareba hejuru kandi akareba hasi, oya yakareba hejuru, kandi ukande no kuri subscribe cyangwa sabone, tace bitwaye, tibitwara umwanya, no gufyondaho gusa. Turabasuhuje rero abumva runo rurimi rwacu. Twagarutse mu ikiganiro ni moto, reka mugenzi wanje yabaha ikaze, twanzike dutangire ikiganiro tudatinze. Wakoze cyane, ariko ugumbwiye ngo mukomeze, ariko ndabanza ndamutsa abantu n'abashimire bose. Ndashimira inshuti zacu zose, abantu bari muri iyi groupe yacu n'abatari rimwe, mukomeze muze, turacana ko twandika ikari net iraheka. Nuko baririmbira ya ndirimbo bivuga gute ngo ngwino usange gakondeka abakobwa. Oya tuzoyibaririmbira, niba yandika muri commentaire bazoyandika, tuzoyiririmba dayizi. Ari umumama twari tubana hariya mu Rwanda, yakazamaza kumbwira ngo esipewe ngo turangira umwana gakondeka abakobwa. Yaba muri Kenya turamuramukije nawe naboneke kiganira azofyondeho, kugira ngo dukomeze tuje muri groupe turi benshi. Groupe yabayemo abantu benshi, turaduseka tukishima bikagenda neza, kandi ngo bumwega ngo nizo mbaraga ngo kandi ibintu biriye umuntu umwe bizabigaga cyane, bigaga. Ariko iyo mwariye muri benshi muri groupe, umwe aza akora undi agakora bikaba bishira vuba, kandi mwese mukanahaga. None rero ngiye kuramutsa abantu, inshuti zacu, abavandimwe bacu, abantu badukunda, baza batubwira buri munsi ngo turabakunda, bakaduheza imitima, bakaduheza amakanju, bakaduheza ibintu buri wese tuzoduheza, tuza tukibona dushikaho. Bazaguha n'ikandi ibibazo bameze rya kanju ryo bageni, bakariduheza bakarishira hariya kuri commentaire. None uzojyambaraga iheke n'ukujyambarira muri commentaire nyine ndabibona. Uzoshoma ku munsi umwe. Hari n'abaza badushiriraho na za mikoro, abandi bagashiraho utuntu tw'utunyenyeri. Oya buri wese twazashiraho tuza tubona, n'akawuwa bazakaguha mukarika. Birabyoga nibyo byinshi cyane, biruzuye amawuwa. Hari umuntu wasekeje ejo bundi ngo amawuwa bazoyahira manayeza na sununu. Nonega namwe mugende kure, muze mutwereke manayeza na sununu, muze twereka abo ngaho muri commentaire. Turabaramukije cyane, n'ukuri inshuti zacu mudahwema kudukurikirana. Oya titworara titwojyama tutabahaye ikiganiro kidu cya kabiri, takubareka no kuzoza tuza tukabasusurutsa mumeze neza, ariko tuba tumeze neza. Twari tumaze iminsi turi muri cwe, twaragiye ariko twazindukurutse, none turagarutse. Kwaje kumbwira ko baseta se ndamara kubaramutsa. Nashimira n'abantu bose, n'ukuri ndabashimiye. Umuntu wese waje, hari umurinzi uzoremba ngo twiyunze, ngo kandi ngo twariyunze. Ubwiyunge bwacu n'Imana hajya ngo ni gute? Iyo ndirimbo sinza nyimenya. Cyangwa uzayimenya? Ubwiyunge bwacu n'Imana nibwo bwatugize gute hajya. Ni Yesu Kristo. Nuko nguko.
none ga namwe biyunze kuri twebwe raka tukabiyungamo nuko mutubereye bwugamo ayaye ko mbaye mbyumva ugiye kwandika amandiko yabanza ureke ko turiyegereza ngiye gufashwa ko ndumva wose ngiriza agakaratasi n'agakaramu kumva nyokomeza ariko kaducumbikira aho ngaho kuvugana byinshi tuzoza dukomeza tuza n'ejo bundi gutyo ko bwije nuko bukeye tuva mu byiza tuja mu bindi none ga iwacu gusa nta handi turi dukomeje kubakunda no kubiyegereza mu kuri abantu beza bagaciro ngaho mugenzi waje yarambiwe ngo narondogoye nakomeze sawa urakoze cyane warondogoye cyane ariko hano tugomba kurondogora hano niho mwacu hano niho ku kijiji hano niho ku ijimbo hano niho ku itorero ahangaha naha tubarizwa ku bintu zose naha ariko wibagiye kubwira abantu n'abazabona iyi video ni kuri Nyirabigeyo Esperance cyangwa Bigeyo Esperance TV ejo bundi tuzoba Bigege niko yitwa ubu nyine ngo yabaye Bigeyo yakuyeho nyira ejo azosigara ari Bigege azasigara ari Bigeyo tugiye kuba kakagege nyuma y'amayingabire azasigara yitwa Yoyo rero ibyo ni ibisanzwe mu banyamurenge bagenda bakuraho za nyira babanye nazo igihe cyinshi ariko kandi amazina yabaye noneho hano mu Bufaransa niho baza bareba umuntu ufite izina rirerire bakamuvuga ngo noneho k'izina ry'ikinyamurenge cyangwa ikinyarwanda bakamutinya ngo ufite izina rirerire ngo niwe wa mbere ufite izina rirerire none ga naje nabirebye namagenda hari n'iryo baza bandika muri mashini kangakuri kuryakira ryose hari uwo duturanye hano ndamuramukije afite amazina 3 azamagenda ngo riri twaragiye dushike mu wari watwakire aramugati wewe ubaye wa mbere n'uwa nyuma ntahundi naye nakintu umeze kawo ku mazina maremare none ga naje nkatekereje nsanga izina ryabaye rirerire none twarariciyemo mutwihanganire muzoza mwandika ko kagufi mwamutubona vuba atagutinda ikindi cya kabiri reka mbabwire abantu buri wese nama yawe uzoduha tuza tuyikorekeza igitekerezo cyawe tukigenderaho rero mukomeze muze mutuzanire n'ibindi turi tayari katayeri ni muzuba tayari kwakira amahuzo ngo sone ukunda abatayeri bazarerega none ko babaciyeho umugani ngo ndi tayari katayeri reka dukomeza ko nagaciyemo inshuti zacu twaje rero murumva ko ikiganiro ni moto akunda kurara tuje rero kwibukanya iby'iwacu kandi n'ikibyo ni kwa kundi nyine twabasezeranyije tuzigera dutatira igihango twanywanye namwe rero uyu munsi wa none twabateguriye ikiganiro kivuga kiti muze twibukanye imirimo y'iwacu ijyanye n'ubuhinzi ndetse ese oya ni ubuhinzi gusa ese bwakorwaga gute ese ni izihe mbuto iwanyu iwacu iwabo bahingaga ese wewe ni izihe wibuka natwe tugiye kwibukanya zimwe muri zo twazimara ni nyinshi ubu nyine hanateye imbere ngo haje n'izindi nyinshi ariko turibukanye izo tuzi nawe uzatubwira izo uzi muri komantere kugira ngo dukomeze twibukanye nidusubiragayo tuzomenye imbuto tuzohinga urakoze cyane ukiri aho ngaho reka nkubwire iwacu bari abahinzi borozi nubwo tutagiye kuvuga ku bijyanye n'ubworozi tukaba tugiye kuvuga ibijyanye n'ubuhinzi ariko n'ubworozi nabwo byose birajyana tukaza duhinga tukanorora urumva nimba wahinze birasaba gukoresha ifumbire ya fumbire iri muki mu bworozi ibyo byose rero birajyana rero ese iwacu cyane hari ubwo tubigiraga bakoresha ifumbire si cyane ariko bakaza bayikoresha bakazayita gute ifumbire bakaza bayita gute bakaza bayita ikihanja yemewe ngo ni imborera imborera cyangwa ni imborero bakaza bateba nyine ariko bakaza bajana amase bakayajana mu ruzitiro kandi mu ruzitiro niho bakaza bashira ifumbire gusa mu mirima yo kure tibajana ifumbire bakwikorera amase baza bakorera amase ukajana mu murima
hari igihe umuntu yari afite imirima nk'itanu itandatu none se mu Rwanda ko bakaza bayijana y'amafumbire mu yindi mirima ya kure baba bafite uburyo bw'ubwikorezi bwa usibye transport n'ubwikorezi umva ukuntu bo baza babikora se iwacu iwacu barayareka ya mase niyo woshiramo amase mabisi atarumba yego ariko mu Rwanda ibo barayareka ya mase akuma yamara kuma ukabona kuyafumbira kuko iyo yumyega ibiro byagabanyutse usibye n'ico amase akiri mazima atarumba afite ikirara remereye urebe ukuntu kaza tuje kuyazana tugiye guhoma tubibuka hajya kwa Nyagasanzu kaza tuje kuzana amase tuga ku musitari ibishishwa igitebo tugajana amase tuyakazaremera oyo usibye n'izi iwacu imirima y'iwacu iyo ifite umwimerere ifite ifumbire nta mpamvu yo kuyifumbira n'uruzitiro nuko nyine rwabaga ruri hafi y'urugo akabona nyine akantu kose keza agomba kugakorera uruzitiro ariko si uko rwabaga rubuze ifumbire ikindi kandi muri rwa ruzitiro bakazashiramo ya mase bamara gushiramo amase hakamera ikidoho hakamera imbogeri ikindi cya kabiri bagashira aya mase bakaza bayafata bakayashira ku ruyuzi kandi aho washize amase hakaza hamera ibyatsi rwa ruyuzi rukamara rukomeza rukaranda waje kureba ugasanga batambutse uruzitiro urumvaga amase yari afite akamaro kanini ubwo batakazajana mu yindi mirima mu ruzitiro ugashiramo imboga ugashiramo utujumba uduki utuntu twose ukeneye twa hafi aho ukadushiraga mu ruzitiro yego ngaho twanzikira tubwire ukuntu ubuhinzi bw'iwacu bwakorwaga ese ni ibihe wibuka uducire mu mayange kuko ntitwabimara ni byinshi kugira ngo twihute dukomeze tugere n'igihe tugera ku mbuto twahingaga urakoze cyane ni ukuri icyo kibazo ni cyiza cyane umbajije nta muntu utogisubiza kandi n'utogisubiza nawe yoba yarabyibagiwe ariko turabyibukanya ko tugenda twibuka tubivugeho ndumva twari tugira umurima witwa igikongo tukagira undi murima witwa umwaka ese ni imirima cyangwa ni ibihe byo guhinga bitandukanye ni ibihe byo guhinga ariko nabwo bakazavuga ngo twahinze igikongo yego tugiye mu murima witwa igikongo yego tugiye mu murima nagiye gusarura mu mwaka nagiye gusoroma ibishimbo nagiye gusarura ibigori by'umwaka nagiye gusarura mu gikongo aho ngaho ndumva warugiye yego ayo n'amazina y'imirima ariko kandi iwacu habaga ibice bitatu cyangwa ibihe bitatu bahingaga hari haba igikongo hakaba umwaka hakaba n'ikiburabuzi ibyo ngibyo nibyo bihe bakaza bahingamo iwacu noneho igikongo cyakundaga kwera muri Noweli cyane cyane abantu bahingaga mu bishanga nibo bezaga igikongo twaza tuja kuri Noweli kera abantu batangiye guhekenya ibigori cyangwa abantu bahingaga hafi y'inzuzi abo nibo bezaga igikongo yayimbwiye ku gikongo nyibuka ko tuja gusoromamo n'isogo tuja gusoromamo isogo noneho nimba mu muhana wanyu hari umuntu wahinze igikongo hari igihe bakaza guhinga abandi ntibagihinge cyane noneho we wagihinzega ukamuhezaho umuhana wose ukamugenda ubahezaga ngo we wejeje imbere oya ibigori zokeje n'ibitetse urabinkumbuje ni ukuri abantu babiriye bose muzotwandikire nyabonye hari umuntu noneho ejo nyabonye bashize ifoto hasarura ibigori ese ari ibigori bitetse n'ibyokeje ni ibihe byakaza bitumbisha abantu bagakora ubwangati ko masatani ujya jambo navuze ni ukuvuga ngo ibigori bitetse bikabica kandi guva kubwira ukuntu ibigori bitetse uzari biteye uzi uteka ibigori ukabiteka kisikirinda cuzuye ariko gamukajya peraga guzohange nabyo bimeze kayagwisunga ibigori bitetse ukajya noneho uhuriranye n'imibeya abagira amenyo yoroshe abagira ngo cyagusoka no kuhajya umubisi wamara gateberaga guzohange wamara kuryama ukamutumba ibitangaza bikaba ni ukuba bamufurero ngo narota abanyamukiko
dusuhuje abantu bazi iyo nkuru yose waza wandi wariye amateke yose akayamara turabasuhuje ndabizi ko bazoreba iyi nkuru bazoseka turabaramukije naho ibigori byokeje ibigori byokeje ntibigira mugeri nta muntu utabikunda nabyanze ngeze mu Rwanda kubera kuzota kumbabura nyukije umugabo umwe ngo yaravuze ngo araje kwiyahura icyo gihe ibigori byari byeze aragenda mu gitunda mu murima ajana n'ikibiriti aratoragura n'inkwi ashira mu gitunda amara gutoragura inkwi akomeza atutira n'ibigori aho ngaho aracararunda mu gitunda namamanika ukuboko kumwe ngo yagiye gakwiyahura akaguma kuri akundi gakwasigaye akenyegeza umuriro agashiramo ikigori kigashira akenyegeza iminsi 3 irashira bari kumushakaga baze bararira mu rugo barayihanagura umuntu yarapfuye basanga yamanitse ukuboko kumwe kakumwe kw'abaroma zavuga ngo bakazabatizwa bagasiga ngo ukuboko kumwe ngo niko kuzaza gukora ibyaha bakabatizwa ikindi gice uwavugana yamanika kumwe tuku niko gupfa ukundi kuraguma kuntunge simba basanga uwacu yaramanitse gusa ukuboko umuntu yagiye gukora ibyo bitari ko afite n'ubwenge yarakumbuye ibigori none zokeje none se wiwe tekazabijya none bakaza babishiriza bakavuga wada bimeze nk'izishira oya hari umuntu wakaza umwokereza ikigori none tuvuge ngo bakesha ikigori ariko ikigori urareba yamabuye ari ku ziko ko ikigori ugahindura amara guhindura wike ikigori mutamugabo wakijya kuko gawaciriyeho mutamugabo wakijya kwereka kavuga ngo ndakura hivu wayaye gukuracira ngo ntamugabo wokejya ibigori byokeje no kuri byarikaza biryoha cyane turabikumbuye abantu bose babiriye abantu bokeje ibigori hariya none umushashi nawe tutamwibagiye bakazujya umushashi bamukije bikiro n'abantu bakuze ubwanga ati ni kanisa turabaramukije mu gitaramo uvuze mu gitaramo ndiye bakaza bamwicaranye n'umuntu ukamva ngo bwa ayo yavuze mu gitaramo ndibuka hari umuntu batoye ngo asenge mu ikanisa iwacu murabizi ko baragusenga nijoro noneho abantu tuvuge hano harendaraza noneho mugasenga abantu se biriwe mu murima bahinga abandi bare batoragura mwamaraga mukajya nijoro mwamara kujya mukajaga muri cya gitaramo mwasoza batangiye kubwiriza abantu baza baririmba bararetse namureba mwese gabanya iwacu bazahita kubwiriza kwigisha wabigisha ijambo ry'Imana abantu bamwe bakaryama ku ndaraza bagahunyiza abandi bari muri aya mu bishito gusa noneho hari umuntu umwe akaza atura ibishito tukamukanga noneho karamusereje umunsi umwe twama tumubwira no murumuna wanje ngo mabukwe karasizira turi mu nzu katubwira amakuru cyangwa ko babacira umugani ukamubona umuntu ukarabwira amakuru niko mabu amazuka tumenye ko yadasinzi noneho nari mbabwiye uwo muntu rero turasenze tugiye bageze kuri ko baraja gutaha kwa kundi baza basenga yo gutaha bagiye gutaha abantu bavuga kuko gabontoraje ngo nsenge usenge gaturatashe muntu gaperaga ko zosenga yamasinzira arahunyeza barategereje ko azosenga baravuze ubundi arasenze amara gusenga ati bahagurutse bose batashe muntu yamahaguruka afata ya mbere atera isengesho none ubwo yari yumvishije ibikijyamugongo none ni gute yumvishije ko bamutoye ngo asenge yarihunyirishije nyine arangije yewe yamahaguruka atera isengesho abandi baba bataha usigara asenga wenyine mu ikanisa ako kari akanyuzemo reka twikomereze ku kiganiro cyacu kandi tuvuze ko iwacu haba ibihe bitatu byo guhinga ariko no guhinga nako hari ukuntu iwacu bahingaga bitandukanye n'ahandi tugiye kubabwira iby'iwacu nawe uzatubwira iby'iwanyu cyane iwacu hari aho batipuraga
ahandi bagatema babaga bari gutipura umurima. ese bakaza batipura bakoresheje iki? N'isuka. Wadusobanurira buke, hari umuntu uzoreba kino kiganiro ari ubwa mbere cyangwa se utarabaye iwacu akavuga ngo ese gutipura ni gute, ariko twabiciye mu mayange yobemenye. Bakaza batipura ahantu bagiye guhinga bwa mbere, ariko ari hafi y'amazu hatari ibiti byinshi, hatari abashaka gukora uruzitiro, akarima mbese ko mu rugo, akarima k'igikoni, mbese ni ka karima k'igikoni, ariko akaba ari umurima munini, noneho bagahinga kubera habaga hari ibyatsi bikomeye, ugwiri, indagarago, gwarika, nuko bagahingisha. Gwarika bakazaruhinga babanje kurutema, gwarika go bakazarugenda ruryama rukwira ahantu hose, naho ugwiri bakazarukomera. Bagahingisha isuka yandi twababwiye mu kiganiro gishize, mayembe, ayindi shasha, kandi mayembe yarantemye umurundi yarabumaze. Ukaza utipura nyine ugakubita isuka ikinjira ukinura igisitsi kinini, ukacubika kandi bakazuhinga kicoga gitsitsi, uzamufata kikingana gutya, ugakubita isuka ukamukize ukakizunguruka cyose wamara ukaza kwinura. Bisa niko abantu babaye muri interina ko guhinga ahantu hari pasiparumu muri kuzikuraho, atari ukuvuga ngo muraziconga, bababwiye ngo muzikureho burundu, muzirandure. Ni kuriya gutipura, nuko mwamara kubikaga bya bitsinsi, zamara kubora hamaze gucamwa iminsi, abantu bakaza batipura hari ahantu bari bakomeye cyane bakazaheza abashi. Ndibuka hari umuntu watipuye haya mucakira, yaratipuye naho ngaho ko ndamapyibuka mu ruzitiro munsi y'amazu, yitwa Korode. Korode hariya yaratipuye. Nuko bakageraga ikindi gihe cyo gusubiramo bagenda bubura bya bitsinsi, bakunkumuraga za byatsi bikirimo, muzi ko ugwiri rutazarupfa gushira, bakagenda babikuragamo babishira ku mpande, noneho bakabonaga gutera. Ko niko gutipura, nuko wabisobanuye neza. Kandi hari n'ubundi bwoko bwo guhinga bahitaga ngo ni ukurima cyangwa kurimurura, hakaba no gukorera, no gutema ukoresheje umupanga. Iwacu habaga n'umurima witwa igikorera, akaba n'undi witwa iheshi, ndagira ngo naho babaga basaruye ibishimbo, aho niho mu iheshi. Hari n'undi mwihariko w'iwacu baratemaga igisambu. Hari igihe watemaga igisambu, hari igihe wabaga ari gutema igisambu ari ubwa mbere batarigera bahahinga na rimwe, igisambu kinini cyane, bagatema imbara. Habaga harimo ibiti binini, higanjemo imikarati, inendo, bigasaba kuzitema zikika hasi. Nuko ariko mbere yo gutema ibyo biti ukoze ubanza ugatema ibyatsi biri hafi, n'udusasa, ugatema ibishurushuru n'utundi duti duto tworohereye, wamara ukabonaga kugera kuri ibyo binini. Bya bindi binini bakazabitema nyuma, ariko barabanjije gushiramo, barahiritse impimbi. Nayo nshaka gusobanura nyine imbara, gutema imbara no gutema umurima usanzwe. Noneho gutema umurima usanzwe nk'aho bazahinga ibishimbo, bakaza babanziriza ku kintu bita ngo ni uguca umukero. Ariko noneho k'iyo ngiyo mbara wavuze, imbara cyo bakazayihingamo ibigori, bakaza mbona imbara bakunda kuyitiramo ibishimbo. Imbara ariko ndakuzamo kuko hari igihe bakaza bahinga ugasanga n'ubundi nubwo hateyemo bya bishimbo, ariko bya biti biracarimo, hakabite hamwe. Ugasanga na bya bishimbo bya biti biracarimwo, kuko hari ibyo bakuramo ibindi bigasigara. Biza binashibuka, tuzorekaga gushibuka. Igiti se baba batemye ntibakuremo imizi, ntabwo coreka. Nuko baratema bagaca umukero. Iwacu abagore bakaza batora kwigisha akamavuga tujenge guca umukero. Hano inyuma yanje hari uwundi muntu uri buze abwiriza neza. Ico gihe bakaza bivuga, ariko bavuga butumwa babiri. Uwa mbere akamavuga ati je ndaca umukero, uwa kabiri niwe ugiye gutema neza akanogereza umurimo. Utazi umukero rero ni ahantu
ni inzira baca bwa mbere Bagiye kugira guhinga. ngo babone aho ko batema batema nuko bagatema bya bihuru watemye byose hari ukuntu babirundarundaga bakabyita impimbi ukagenda ubisunikira aho umaze ugasunikisha gutema ikibando kinini cyane waba ufite urubando runini n'umupango wose n'amakosa sinamakosa ntikabure sinamakosa tiyobora ntikabure iwawe nawe nimba ukiba muri ubwo buzima niba ukiba iwacu mu Gitema sinamakosa ni ingenzi cyane cyane ugashiraho uruhu ni kugira ngo utagira amabavu cyane nuko bagahirika impimbi ku yindi kandi zikaba zigenda gusa horizontale neza ku musitari utambitse bakazirekaga za mpimbi zikazuma bakagira igihe cyo kuzoja gutwika wa murima igisambu bakagitwika kigasha cyane hamara gusha bakagenda batongora bagatongora bakuramo ibyasigaye bidahiye k'ibiti bitumye neza imbagara nyezi cyangwa hari n'igihe ugeraho ugasanga n'ibishushuru byamezemwo imitembera yakamejeje kandi zapfubye zapfubye nyine bitahiye neza za biti bivugiriza agafirimbi fyo bya biti twabagiye ubushize bivuri fyo no mu gisambu bibamo nuko ukagendaga ubikura ku ruhande ushyira ku ruhande mugani wawe bavuze ngo Yesu azorobanura intama mu hene nuko akagenda akuramo ibitahiye abishyira ku ruhande noneho bakaza gutera ariko mugenzi wacu atubwira ukuntu bateraga aho batemye se bateragamo iki bateraga gute hari igihe bakaza bateramo ibishyimbo cyangwa bagateramo ibigori ariko hari igihe muri uwo murima umwe mwakaza mushyiramo ibigori n'ibishyimbo mwamara mukahera ku bigori cyangwa ibigori bitangiye kumera bashyiramo ibishyimbo kubera iki ibigori bakaza bateresha isuka noneho ibishyimbo byo bagakoresha umupanga ese iyo bateraga ibigori cyangwa ibishyimbo ntibimere bavugaga ko byabaye gute bakaza bavuga ngo bagiye gusubiriza oyaye bavugaga ko izo mbuto zabaye gute izo mbuto bakaza bavuga ngo hari igihe zakaza zariwe n'ibyiyoni cyangwa inyoni nyine bazitaga gute mu kinyamurenge ibitameze nyine bavugaga ngo zabaye gute uko kuribwa n'izo byonyi babyitaga gute mu kinyamurenge bavugaga ngo zaratowe zatowe n'inyoni n'ibyonyi nyine muri rusange cyangwa imbeba ariko hari n'igihe bitaba byonwe ya nyoni kubera ko yabonye ko hagutera nazo zigira ubwenge ikagenda igasesura ni ugutorwa nyine ikagenda ibitora ariko ibishyimbo byo ntabwo bakaza zibitora oyaye ibishyimbo bakaza biribwa byatangiye kumera ari imbari bitangiye kumera imbeba zikabicamo cyangwa inyoni zigatotora ibibabi nazo ngazikunda igishoma none igishoma kiraryoha ntawocanga aho iyo bitabaga byameze bagagenda batera basubizamo imbuto babyitaga gute ni ugusubiriza hari irindi zina ni iryo nzi bakazazita ngo ni uguterura nubwo mbere nyumve oyaye bazatwandikire muri komantere akazanyumva kakavuga ngo ni ugusubiriza ribaho no guterura ibishyimbo cyangwa ibigori akamuhambira igikondorero cyangwa se akamuha urupande atari rwa rundi yakenyeye urundi rupande ku ruhande akamurushyiramo ibigori agahambira hano mu nda yamara akagendaga asubiriza cyangwa se akabwira ati ye mwana waje ngwino ngende nyimba nawushiremo no guterura bazabivuga bazotubwira muri komantere no muri komantere bazotubwira bazodusobanurire nta kibazo noneho gutera mwakoreshaga iki iwanyu dukoresha isuka cyangwa umupanga noneho hari igihe gutera ukadukoresha tuvuge wenda niba ari wa murima bahinze wabandi batwitse bakoresha isuka yindi nini kubera ko ururima bwaba ari nyakirima aba ari ikirima kinini
noneho wa murima wo kugira wa wundi wo gusoberezamo wa wundi wo kurimurura wateresha isuka itari ya yindi nyine y'amayembe shasha isuka isanzwe none umupanga wo bawukoreshaga ryari batera bakaza batera ibishimbo mu murima batemye bawukoresha ariwe no muri uriya wo kurimurura nawe ariko si cyane ariko cyane ni muri uriya batemye niho nakaza mbona cyane bawukoresha bakazakoresha umupanga batera ibishimbo kuko baza akazugira gutya ukegura gutya igitaka ukegura gutya igitaka kuko ibishimbo gabyo inyoni ntizibikuramo niyo wobisiga gutyo biha biboneka biramera nta kibazo ariko ibigori byo biba bishaka mu kugenda upfukire yego aho kwari uguca mu mayange ku buryo iwacu bahingaga ni byinshi twavuga barabanzaga bakanakora uruzitiro bagatutira ibiti imigano ibiti bisanzwe kuko imigano akenshi bayikoreshaga nk'imbariro bakazana n'imigozi irimo inondwe urumete n'iyindi migozi namwe muzi bagakora uruzitiro rukomeye kugira ngo inka cyangwa ihene cyangwa intama cyangwa ibipfura ntibikamene urugo ngo zinjire nyine zone mu ruzitiro cyangwa mu murima rega abantu babaga barahinze hafi y'ibiraro hakabaga hari inka zizazona cyane ariko iyo hakurya twakaza tuzitira abari kure mu mirima atakazigerayo keretse wa muntu wakeneye konesha nuko akazujana y'inka cyangwa se wenda urugero k'iyo ibigori zeze baramaze gusarura muri wa murima bajana mwika sawa reka dukomeze tudatinze tunyure bukeya mu mbuto twahingaga reka mugenzi wacu atangira tubwire imbuto yibuka z'ibigori bahingaga iwabo imbuto z'ibigori twakaza duhinga ndumva twohera kuri bya bigori byari bigira indete nini zitwa goya ese goya yari igira indete nini cyangwa nuko yakaza ya mirengaho no ku mutwe hose kamutetero kazana kajya ko hejuru kose kandi kamigira indete ingana gutya ibyibushe ariko yari igira n'utwoya ukuntu kazigira utwoya imisatsi myinshi ese inka yazayijyaga zaratumbaga gutumba gusa ariko ko nazo zari zaravuye zakazitura nazo bwangate zoreka aho zimeze nk'abantu ngaha kameze utubwire iyindi mbuto noneho hakaba n'iyindi mbuto yitwa nyakanjagiri hakaba n'iyindi yindi y'ikirepe yitwa manjoni cyangwa patejoni bakaza bayita manjoni aho hakaba n'ikindi cyitwa hari n'ikindi cyitwa nyamutuku akaza kiba gitukura ariko gabo gishishura kabona n'umweru n'ishwana yacu n'ugira ngo ni irangi bakaza basigaho nuko noneho hakaba n'ikindi ko cibagiwe kandi cyakaza kigendana na kiriya cagoye ico kikaba kirekire cyane akazashita ngo ni namira wakimenye nayo nacibagiwe ariko kibona ariko nkacibagirwa kama kigira gutya nico ngicyo wagitoye ndagira ngo nikibyo bigore kukaza ese amenyo yashangwe yo ni amenyo yashangwe se ariko amenyo yashangwe ariko tuyivuge tugiye kwishira ku karubanda ni kimwe n'umuntu afite amenyo itaraganya imwende wabona amenyo itaraganya abantu bari mu kugurisha inyama bazogura n'amenyo yashangwe none ga umuntu nayo menyo mintuze bigori by'amenyo yashangwe ariko awundi twari tubano menyo abiri urumva menyo yashangwe urayivuze ngiye ibintu byinshi menyo yashangwe ukuntu iyo twayisobanura kimeze k'ibindi bakazoyihingana n'ibindi ariko iyo ikamera kwayo ni kaza byiza ifurahimba neza z'ibitaro wabimenye noneho ikigori baje gukuraho ibiyogori noneho ukabona igicu gifite kandi ibiyogori byinshi kiruta iby'abandi ibindi bigori baje kureba ugasanga ikigori indetse imwiraho indiraho indiraho indigeza ese ba iki kigori uko ni gute
abenshi bakaza bagifata bagahezeka niyo menyo yashamba niyo menyo yashamba naho igifuma igifuma naco kiraho kirengetse igifuma abantu benshi bakaza bagatema bagahezeka kuko kazoshishura ugasanga ni imisatsi gusa n'agatitiri kangana gutya ugasangaga nakomera ariko umuntu wari ufite kizo z'ibifuma kazaba yakombesheje kazaba yejeje imyaka imyaka narayikoreye ukamwica imyaka yabaye wa mugabo bagiye kurangura akarangura imbwa ukarangura imbwa hariho ngo yaruhiye ubusa iyo kuru tuzayivuga undi munsi turayibakumbuje reka dukomeze ku mbuto z'ibishyimbo niko zose ziba nyinshi izo zirahari reka twibukanye imbuto z'ibishyimbo batubwira izo wibuka imbuto z'ibishyimbo hariho poroshi aho hakaba nyambumbuto hakaba nyakivuzo aho hakaba nyagatukura aho hakaba nyamweru nyamwerura yamburiye agashimbo ibishimbo nazo twabikoreye indirimbo aho nyokarero birakomeye hakabika ikindi uri nyamagara ikindi ngaho nawe sukuma uzamukaho nawe ku bindi mbetekereza ibindi nyasetse nyabyibagiwe nyarubati nayivuze nyarubati tiwayivuze kandi nyarubati na poroje hariho n'ikindi cyitwa nyamagaju nyamagaju ufite wakamagaja niba yaramagaja akadashyize nyamagaju wowe bayakubye amasusu umwe kandi duzuranye akazaza kugura ubugari ku mugari umwe witwa nyamasomo ufite ubugari none nawe cyitwa nyamagaju nyamabara wikirigita ibishimbo ko nyumva byagiye kandi ko ndaba mbibona amabara yose kaka yari yarabigishije byose biri ku musitari none byagiye sinzi hari umuntu wagiye kubwiriza arimo arakubwiriza arimo aragushima avuga ngo yewe bagiwe ngo karagiye ko ntanige kuvuga none nanjye ibishimbo nyari mfite mu mutwe biragiye iwacu ubu nyine haje iyindi mbuto yitwa ngo ni mukwararaye uyu narigezweho nese udafite umukwe batiyoyinga impamvu bahita mukwararaye umukwagaza niba yinjiye agutunguye ibyo bishimbo uramubikuta kuzika ako kanya zamabisha vuba ubitekera umukwe nyibutse ibindi bishimbo baduhaye tuba mu nkambi byitwa amanyeganyege yanze bariya amanyeganyege turabasuhuje amanyeganyege tanzaniya birakanyagwa abanyeganyege n'ubundi akaza nkibona hajya marimba kamanyibuka hari umugore ko araduturage akazamurirwa arambije mu gikoni atetse gusa amanyeganyege beraga ngo azoshe ariko amanyeganyege duhaye rimwe ibiryo ibishyimbo turavyibagiwe turavyibagiwe ariko nibyo ngizo twashoboye ariko narigerageje warugerageje naho wari kuba mugani wavuga dukomeze ku zindi mbuto twahingaga z'ibijumba habaga ibijumba bya poroje nk'ibisanzwe z'indofanyi hakaba n'ibijumba za kuzimu bitukura kandi kuzimu cakuma gikomeye wakazogiharura ca kuzimu kako nduha ugiharura wibeshaho bukeya ugasiga ijisho utarinogoye neza maze kikarura kikakururira mu kanwa nubwo cahiye kikarura iyo niyo kuzimu ndagira ngo hari ibindi bijumba twahingaga saya amoko abiri y'indofane nayo ngayo n'imijango imijango gayo aho hariho ibindi bijumba utavuze ibihe bijumba by'ingozi
nari nkiri kundofanya narengeze iby'ingozi byo ni ibisanzwe byo bigira amoko nabyo hari bamwe bitukura nabyo n'umweru haba n'ibindi bimwe biza bitukura imbere n'ibindi biza bibikirepa imbere abacita gute cya kijumba cy'ingozi cyangwa Kenya yego Kenya niyo mu Rwanda no muri wacu bakaza bayivuga ngo ni rwa Kenya kikaba kirepi iwacu ntabwo Kenya ari haba bari haba rwa Kenya hari haba n'ikindi cy'umweru ariko kikagira amazizi none ko twibukanyije iwacu ubwo rero harimo n'imyumbati harimo n'amateke rero ikiganiro ni akagaruka nshuti zacu turabakunda cyane ciao ciao ikiganiro ni akagaruka tuzasubira mugire ibihe byiza Uwiteka akomeza abarinde